kandi mukurikiye Hose TV, dukomeza kubashimira cyane kubw'urukundo mugenda mutugaragariza ko mudahwema kudukurikira. Jya kuri YouTube rero wandikemo biravugwa cyangwa se wandikemo Hose TV, hanyuma ukurikirane ikiganiro cyitwa biravugwa mugezweho nanjye Anakre ni buri munsi mu gitondo, ukajya mu kazi kawe uri kwiyumvira amwe mu makuru agezweho. Mu makuru y'uyu munsi rero turi buze kwibanda ku munsi wo kwibohora, n'undi nk'umunsi u Rwanda rwizihizaho kwibohora ku nshuro ya 31. Ku ijoro ryashize rero habaye byinshi, umunsi w'ejo habayemo byinshi, ibitaramo bitandukanye, ibiganiro bitandukanye. So rero reka duhite duhera kuri iki kiganiro Perezida Paul Kagame yagiranye n'abanyamakuru, aho yaje kuba akuraho urujijo ku bazi ko arwaye. Ibi ngibi ni nyuma y'amakuru yaje kubacicikana ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bavuga ko ashobora kuba arwaye ndetse arembye. Perezida Paul Kagame rero yashimangiye ko ari muzima ndetse anagaragaza ko atumva impamvu kuba yarwara byaca igikuba kandi nawe ari ikiremwa muntu. Reka dukomereze kuri iyi nkuru rero n'ubundi twihuse cyane, aho yavuze ati dushobora kugenda ibirometero 2000 turwana tudahagarara. Ibi ngibi Perezida Paul Kagame yabitangarije buri muntu wese wifuza cyangwa se ufite inyota yo kuba yatera u Rwanda. Ubwo abangaba bose ni nk'abameze nka Tshisekedi bigeze gutangaza ko azahagarara Kinshasa akarasa i Kigali. Ibi ngibi rero, ibi ngibi Perezida Paul Kagame n'ubundi yabitangarije abari bitabiriye uyu mugoroba cyangwa se igitaramo cyateguwe cyo kwizihiza umunsi mukuru wo kwibohora ku nshuro ya 31. Ibi ni ibirori byaberaga muri Kigali Convention Center. Ahangaha Perezida Kagame rero yaburiye umuntu wese wigamba ko azatera u Rwanda, avuga ko rushobora kuba rudafite ubushobozi nk'ubwe mu bikoresho, ariko rufite ubushobozi bwo kumusanga ahari rukamurwanya. Ibi ngibi rero Perezida Paul Kagame yaje kuba abitangaza nyuma y'iby'abandi bose bagenda bavuga, cyangwa se imitwe y'iterabwoba, amaleta atandukanye avuga ko ashobora kuza agakuraho ubutegetsi bwa Kigali. Reka dukomereze n'ubundi kuri iyi nkuru. N'undi perezida yakomeje avugira byinshi muri iyi nama, ni nawe yaje kuba akomeza agira ati RDC nidakuraho FDL u Rwanda tuzabikora mu buryo bwacu. Ndetse Perezida Kagame kandi yanatangaje ko bitumvikana ukuntu u Rwanda buri mwaka rugaragaza ikibazo ruterwa na FDL, ariko aho kugira ngo amahanga acyumve agahindukira akarushinja ko ingamba z'ubwirinzi zishyirwaho ku mipaka y'u Rwanda, izi ngizi ziba zigamije kwiyambukiriza amabuye y'agaciro. ngo muri make ibyo kuvuga ngo FDL ngo n'ubwitwazo rw'u Rwanda. Ibingibi Perezida Paul Kagame rero yabigarutseho binamabaje cyane, avuga ko atumva buryo ki amahanga akora ibi bintu, akavuga ko u Rwanda ibingibi ari ibintu by'ubwitwazo kandi ari ibintu bihari bigaragara kandi bifatika, ndetse FDL icyo yasize ikoze muri 1994 kikaba kinigaragaza. Reka dukomereze kandi n'ubundi turacyari kuri bya birori byo kwizihiza umunsi mukuru wo kwibohora ku Rwanda ku nshuro 31. Ahangaha rero n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bagiye batanga ubutumwa ku Rwanda mu byiciro bigiye bitandukanye. Ahangaha rero twavuga nk'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF Gen Muhoozi Kainerugaba, uyu nguyu kandi akaba n'umujyanama wase Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu bya gisirikare. Ahangaha rero uyu Muhoozi Kainerugaba akaba yakomeje kugenda avuga ko u Rwanda ari inshuti na Uganda, ndetse abanyarwanda ari inshuti za Uganda, bityo rero akaba yabifurije umunsi mwiza wo kwibohora ku nshuro ya 31. Uyu kandi yanagarutse ku bikorwa byinshi byagiye bikorwa n'intwari zigiye zitandukanye mu bihe bigiye bitandukanye. Aha twavuga aho yagarutse kuri Perezida Paul Kagame wari uyoboye icyahoze ari RPA, bakabasha guhagarika jenoside yakorewe abatutsi ndetse bakageza n'u Rwanda ku kwibohora ku itariki ya Nyakanga mu mwaka wa 2025 ubwo Kigali yafatwaga. Birumvikana ko rero n'abandi bayobozi
bari kugenda batanga ubutumwa. Ahangaha rero ntitwavuga atabuze mu myidagaduro, ariko imyidagaduro yari yerekeye n'uyu munsi wo kwibohora. Abantu benshi mwebwe muri kunyumva cyangwa se wowe uri buze kunyumva, byinshi wamenye ku ndirimbo intsinzi ndakeka mwese murayizi. Ari amagambo avuga ngo intsinzi bana b'u Rwanda, intsinzi ndayireba intsinzi. Iyi ndirimbo rero yahimbwe n'umugore cyangwa se n'umumama ukuze, bamwita Mariya Yohana. Ibi ngibi rero akaba yarabitangaje ikinyamakuru Imvaho Nshya, ko iyi ndirimbo yayihimbye muri 92, ngo rero nta nubwo bateganyaga kuvuga ko intsinzi icyo gihe ngo yaranayiririmbye abanza kugira imbogamizi zo kubona abavuga bati ibyo bintu ni ibiki, ati ibyo ntibishoboka. Hanyuma ariko we rero ngo nigeze acika intege, yarakomeje yandika iyi ndirimbo, aho iyi ndirimbo yaje kuba inakundwa cyane, ikaba isigaye inifashishwa na buri muntu wese wumva wageze ku gikorwa cy'intsinzi akaba yaririmba iyi ndirimbo y'intsinzi. Uyu mugore rero yakomeje kugenda agaragaza ko iyi ndirimbo yafashije abasirikare cyane bari bari ku rugamba muri kiriya gihe, aho yaje kuba avuga ku ntsinzi. Hanyuma rero ngo ikintu cyamushimishije kugeza n'ubu kimushimisha nuko ibyo yahanuye muri iyo ndirimbo icyo gihe byaje kuba bisohora. Uyu Mariya Yohana rero amaze mu muziki igihe kinini cyane, dore ko ejo bundi yararimo yizihiza imyaka ye 80 mu gitaramo ejo bundi rwose yakoze ku munsi wo kwa kane itariki 3. So rero dukomeza kubashishikariza kuba subscribe, like, share na comment kugira ngo n'ibindi biganiro tugenda dukora ujye ubikurikirana hano kuri Hose TV. Ni Anacret nk'isanzwe rero ujye ubikurikirana ni buri gitondo, content ni biravugwa rero nikajya gucika ni buri gitondo kuri Hose TV. Chapa.